Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane muri gihe atandukanye mbaye ikaze no the focus iwabo dusobanuye tugufa ariko tumeze neza. Mbere ko dutangira ariko guys, nimwibuke munkandire kuri like, share ndetse munambwire hasi muri comment kunaga filme mwakabonye. Filme yacu rero itangira na James wari warabaswe n'iyobyabwenge ndetse umuryango we waramwirukanye ukamwirengagiza aho baraje kwisanga ku mihanda acurangira abantu kugira ngo bamenye kudufaranga gake nka bimwe bya gisupusupu. Ndetse ahangaha ku mihanda naho bagomba kugangika buri joro, ndetse mbere yuko aryama akabanza no kwikoza muri za puberi z'abakire kugira ngo arebe ko yakuramo ibyo kurya. Abantu bose baba baramuvuyeho byatari. James rero igihe kimwe yagiye kuri restaurant kugira ngo ajye kwigurira n'ubundi biryo abakire basigaje, ariko agezeyo abazi bicara asanga ntago byuzuye, bityo umunigo ubukoramo nawe ntabyimpuhwe, ibiryo yahise bikubita mu mazi arabyinika, byatumye James yumva neza ubukana bw'ubukene ariko bitasohoka ngo n'agahinda kenshi. Uyu James rero yari amaze iminsi yifuza mu by'ukuri gusubira ku muryango we, ndetse nayo mpamvu yemeza kujya muri rehab program, za gahunda zifasha abantu babaswe n'iyobyabwenge. Gusa umunsi umwe inshuti ye yitwa Bars, nayo y'umujyanki cyangwa se nayo babaswe n'iyobyabwenge, yaramamagaye bahurira ahantu mu imodoka aba yanibye, arangije amutenje ugaramubwira ati nkwaho bana. Undi nawe yihumurije ku mwotsi gakeya, abanza gutsimbarara aranga, ariko nyuma birangira n'ubundi yemeye yongeranywaho. Umunsi ukurikiyeho rero nyiri ya modoka yarayibonye, ariko Bazi wamurara akimubona ahita ava aho ngaho ariruka. Gusa James we bamusanga muri ya modoka yahwereye kubera ibiyobyabwenge byinshi. Bahise bamwihutana kwa muganga rero ako kanya, aho usanzwe amwitaho witwa Val yagezeyo. Hanyuma James wakimubona yahise amubaza ahantu gitari iri, ngo kubera yuko ari ikintu cyonyine mu buzima bwe abahereza agaciro. Gusa uyu Val wari usanzwe umwitaho ahita amubwira yuko amurambuye nawe adashaka kuzongera kubufasha kubera ukuntu abahora amusezeranya yuko ibintu by'uburyobwenge yabivuyeho, amusezeranya ko atazabyongera, yarangiza akongera akabijyamo. Nyuma rero James asohotse kwa muganga bamusezereye, yaciye aho Val abakorera, arangije yagenda n'ubundi yongera amusaba imbabazi ku yindi nshuro. Ndetse kubw'amahirwe uyu Val yari agifite n'ubundi ak'umuntu ari gushaka kumufasha, ndetse abwira James ati wowe uzajya uza kundeba byibuza nyuma y'ibyumweru 2 turebe ukuntu uhagaze n'ibiki, arebe ikibazo. Ndetse ahita anamwandikira imiti ya methadone, umuti usanga ugabanya uburibwe ku bantu bari barabaswe n'ikiyobyabwenge cya opium. Ndetse mbere yuko agenda Val yasabye James ko yamucurangira akaririmbo akoresheje ya gitari ye, ndetse wabonaga neza yuko koko uyu Val ameze nk'uwita kuri James, ashaka yuko yahinduka. Ndetse kuko n'abamwitaho anasaba boss we kugira ngo byibuza bamushakira ahantu ho kuko ko n'ubundi iyi gahunda ya rehab itagera ku ntego umuntu abaye aba hanze ku mihanda. Ndetse aho gato bashakiye James ati kinjiramo, yaratangaye byatari. Akomeza ashimira Val kubwa buri kimwe, ndetse amusezeranya yuko noneho agomba kuguma kuri no gahunda kugeza igihe cyose ibiyobyabwenge bya opium yanyweye bizamushiramo neza burundu. Nyuma rero James ari gucinga mu kageto ke gashyashya yibere muri bathtub ari koga, yagize gutyo yumva ibintu by'urusaku biri guturuka ahantu inyuma mu nzu. Yahise ahaguruka rero kugira ngo ajye kureba, ariko agezeyo yatunguye no gusanga ari za pusi z'ishyamba cyangwa se zidafite uzorora, ipusi ya oranje. Ndetse uyu James wahise ubona yuko ino pusi byanze bikunze ishonje, yahise ayikubita ku mati irinywera. Ndetse ahangaha bihita bigaragara yuko nubwo James yari umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge byinshi, gusa yari umuntu usanzwe ufitiye umutima mwiza. Ndetse ahangaha yatangiye kubwira ino pusi ati ku mata vuba usubire iwanyu, gusa ya pusi ikamera nk'aho idashaka kugenda. Bityo rero birangiye James ayihuriye n'ubundi irara aho ngaho mu iryo joro. Ku munsi ukurikiyeho rero James yatangiye kugenda akomanga kuri muryango y'abaturanyi be kugira ngo arebe ko yabona nyiri no pusi, gusa birangiye ntawe abonye. Ya pusi n'undi ayishyira hasi kugira ngo yigendere ijye kumwishakira. Ndetse James we yahise yigira mu mujyi n'ubundi kwicurangira ya miziki ye kugira ngo arebe ko yabona udufaranga two kurya. Gusa ahagaze ari gucuranga yagize gutya ababonye papa waciyeho, ndetse akibonana na se nyine yahise amubwira yuko ngo ari muri gahunda ya rehab yo kugabanya ibiyobyabwenge. ariko uyu papa we wari uri kumwe na mukase. Uyu mukase ntabwo yakundaga James byatari, ndetse James akivuga yuko ngo ashaka kuza gusangira Noheli na papa we, wa mukase yahise amukatira amubwira yuko ngo bitakunda, arangije itava aho ngaho aranagenda. Ise rero nawe murabizi abagabo bari inganzwa, ntacyo gukora kindi yari afite sibyo guheza udufaranga duke. Umuhungu aramubwira ati komeza wirwaneho. Nyuma rero James yitaye ageze mu rugo, yaratunguwe ageze mu rugo asanga ya pusi ya oranje yageze ariko iri gutaka ku
kubera uburibwe yakomeretse. James rero wahise ugira impungenge yihuse cyane, yahise asaba ubufasha kubw'amahirwe umuturanyi witwa Betty byanahuriranye akora ahantu basanzwe bita ku bintu by'inyamaswa nk'izi ngizi zo mu rugo, yabashije kuyihereza ubutabazi bw'ibanze, gusa abwira James yuko agomba gutwara iyo pusi kwa muganga nyine bavura amapusi bakajya kuyitaho. Ariko mbere yuko uyu Betty agenda asaba James yuko ino pusi yayihereza izina, bityo James agatangira kuyita Bob. Nyuma rero James yahise ajyana ya pusi kwa muganga, yageze asanga ibintu birakomeye kubera ukuntu haba hariyo abakiriya benshi abazanye imbwa, abazanye ibiki, ndetse umurongo ari muremure byatari. Kandi ubwo yari afite gahunda yo kuza guhura na wa muganga we Val nyuma nimugoroba. Ako yari yihanganye nk'abandi bose ajya mu murongo arategereza ku bw'ino pusi ngo ni Bob. Ndetse igihe ya pusi ye yagereweho Bob barayisuzumye, ariko asanga birasaba yuko atanga udufaranga dukeya, kandi udufaranga atari yapanze, cyane ko kuyisuzuma byari ubuntu, ariko amafaranga y'imiti yagombaga kuyatanga. James rero nta yandi mahitamo afite usibye gutanga ya mafaranga asaba yaramuhaye kugira ngo arebe ko yagura imiti y'ino pusi ngo ni Bob. Ndetse nyuma James ageze mu rugo byabaye ikibazo guhereza ya pusi ngo ni Bob imiti, bityo birangira yongeye kwaka ubufasha Betty. Ndetse Betty si kumufasha guhereza imiti Bob gusa, ahubwo yanazanye utuntu tw'udukani tubiri turimo ibiryo by'ipusi. Ariko uyu mukobwa nubwo yari atuye muri quartier yuzuyemo abantu b'abajanki babaswe n'ibiyobyabwenge, we yavuze yuko ngo atajya abinywa, ndetse ngo yanga urunuka buri muntu wari wese unywa ibiyobyabwenge. James yari akibyumva nk'umuntu nawe wari warabaswe nabyo, yahise amubeshya aramubwira ati nanjye buriya rwose ya bintu sindakoraho na rimwe, ahubwo amugaye yuko ngo ari umunyamuziki uri kwicurangira ku mihanda kugira ngo arebe ko yabona indirimbo nshyashya. Yanga kuvuga iby'urumogi rwe rwamuzonze. Umunsi ukurikiyeho rero James yongeye guhura na Val, aho yari agiye kumusobanurira impamvu ejo aba atarabashije kuboneka. Gusa ari kuvuga ibi ngibi yari kumwenyura ku maso, nyine ubona ko yishimye. Ndetse arangije ahita abwira Val ibijyanye na ya pusi ngo ni Bob n'undi muturanyi witwa Betty aba yabonye. Gusa Val akibyumva, yumvise ibijyanye na Betty, umuntu w'umukobwa w'umuturanyi, yahise agira ikibazo kubera ko yabwiye James yuko ubu ngubu hakiri kare ataramera neza mu mutwe ku buryo yatangira kujya mu bintu by'inkundo n'abagore. James rero bakimubwira yabaye nk'umuntu wongeye gucika intege byatari. Gusa ku bw'amahirwe Bob n'ubundi ibihari kugira ngo imusubizemo ka courage. Umunsi umwe rero James yari kwitegura kwigira mu mujyi kujya kwicurangira za ndirimbo ze, ya pusi ngo ni Bob nayo yiyemeje kumukurikira. Kandi ubwo James yari yiyamye aribwo yateguma mu rugo, gusa iranga, bityo James n'ahandi mahitamo afite usibye kujyana ya pusi akayijyana ku muhanda. Ariko ari kugenda bita bigaragara yuko abantu benshi bahise batangira kumureba, ndetse bakanakunda ya pusi bakaza kumwifotorezaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse ageze ku muhanda atangiye gucuranga, noneho umuhanda uragenda wuzura abantu bari kumuhereza ku mafaranga byatari. Ubundi James indirimbo ze zabaga ari indirimbo zimeze nk'iza gisupusupu nyine zibishye, nta muntu wajya guhagarara n'amasegonda 5 ngo ari kuzumva. Gusanga kubera ya pusi ngo ni Bob yakoreye amafaranga menshi. Ari muri ibi ngibi rero hari umukecuru umwe mu bakundira kujya bahagararana mbere agicuranga indirimbo zibishye, yaraje yitegereza ya pusi ngo ni Bob, ahita abwira James yuko ino pusi ngo izamubera nziza. Ndetse anibutsa James yuko ngo buri pusi ari igihe ngikubera nziza kurenga nuko wagira inshuti y'umuntu. Abazungu niyo myumvire bagira. Nyuma y'ibyo ngibyo rero umukecuru yahise yigendera, ariko Buzz ya nshuti ya James yaje aho ngaho nayo iramurunguruka, ihagaze hirya ibona James ari kubika ifaranga ryinshi mu mufuka we, kandi buriya abajyake ku mafaranga babaroze kereka atayabonye. Bityo rero yahise yibaza ati no mu Caritas ko twese twirwa dusangiye ibiyobyabwenge aya mafaranga yayakuye. Bityo rero aramwomeka. Umunsi ukurikiyeho rero James n'ubundi ari kwitegura kugira ngo aze kwicurangira ya miziki ye, Buzz yamwomye inyuma ari kumubwira ati bimeze bite. James rero ntabwo yashaka kongera guhura n'uno muhungu, cyane yuko atashaka yuko yongera kumujyana mu biyobyabwenge. Bityo rero birangira ahubwo amukubise ku dufaranga duke, aramubwira ati ngagenda witema ariko ngiyeho ndeke rwose. Ndetse James agitangira ya pusi yarongeye itanga imigisha, abantu benshi barahurura. Ndetse muri aba bantu abona afitemo abafana benshi, harimo na wa mukecuru uwo waraje kumureba nk'ejo. Ndetse uyu mukecuru abazaniye impano James ya Noheli irimo ibiryo by'iyi pusi n'akantu k'agasikafu.
James rero yahise yishimira kugira ino pussy ngo ni Bob iruhande rwe, ndetse ngo nyuma y'igihe kinini yirengagizwa n'abo mu muryango we, noneho James ngo ubu ngubu nibwo yumvaga abonye ibyishimo, ndetse byose atangira kubisangiza Betty, anashima Imana yazanye uyu mukobwa n'iya pussy ngo ni Bob mu buzima bwe. Umunsi ukurikiyeho rero James aba yagiye kwihahira ibiryo bigiye bitandukanye by'amapusi kubera ukuntu Bob aba asigaye ayikunda byatari, ndetse ubu ngubu ibisigaye igenda ku bitugu bye aho bajya hose. Nyuma yo James ari kugaruka yitahira, yaratunguwe byatari abonye ya nshuti ye ngo ni Buzz iryamye hasi nyuma yo kunywa overdose cyangwa se ibiyobyabwenge byinshi. Yahise agira ubwoba rero aramwegura, arangiye ahita asaba ubufasha. Kubw'amahirwe Betty niwe wayisuza gutabara, ndetse kubw'amahirwe ambulance yagerera mu gihe bahita bamwihutana kwa muganga. Gusa kano kantu kaba kabaye gatuma Betty amera nk'umuntu wabwanutse, ndetse aba ameze nk'umuntu wifitiye toroma. Aho nyuma rero yari amaze kwikaruma, yabwiye James yuko ngo nawe yahoze abana n'umwana bavukana, ariko nawe ngo wari warabaswe n'ibiyobyabwenge nka kuri, ndetse ngo byaje no kurangira anyweye byinshi biramuhitana. Ndetse nyuma amaze kwitaba Imana ngo byamutwaye nk'ukwezi kugira ngo yongere kumva ari umuntu muzima. Kuva icyo gihe ariko yahise yemeza yuko atazigera yongera kugira uruhande rw'umuntu ari we wese unywa ibiyobyabwenge muri buriya buryo. Ubwo urumva byo kumutereta noneho unywa ibiyobyabwenge byo ntabwo byari bushoboke. James nawe ntamaze kubyumva, yahise yumva ko ari irabu, ahita yihutira kujya kureba Val, ariko kumva yuko ashaka kwihutisha gahunda yo kwikuramo ibiyobyabwenge mu mubiri we byihuse. Ndetse James we avuga yuko atagishaka gufata bya binini bya methadone, ariko Val aramubwira ati ubu ngubu waba wihuse, ibintu by'ibiyobyabwenge bisaba ko bijyana gake gake nibwo bigenda bigushiramo. Gusa Val amusezeranya yuko ngo byibuze nka nyuma ya Noheli ibyo binini yarekera kubifata, ibintu byaba bimeze neza. Tutagiye gutinda muri byinshi, Noheli yaraje, hanyuma James nawe ahita yemeza kujya kureba papa we iwabo mu rugo. Gusa nk'ibyumvikana nk'abantu bari baramubujije kutaza, James yari afite ubwoba, anatekereza yuko bishobora kuba ari igitekerezo kibi, ndetse kuko byari n'igitekerezo kibi kuko we na ya pussy ngo ni Bob bageze mu rugo, ya pussy yatangiye kwitwara nabi kugeza igihe yaje no kwangiza igiti cya Noheli, kimwe cy'ikirugu kiba kiri muri salo. Bigenze gutya rero James yahise afata ya pussy ye, bahita bava aho ngaho baragenda. Ndetse nyuma birangira basabye kwicingira na ya pussy we na Betty, ndetse James aba ari nabyo yishimira cyane no kurenza aho yari ari. Ndetse wamuha ngo ni Betty yamuhaye impano nk'ikintu cy'igishushanyo, ibyatumye yumva yishimiye kugira bano bantu mu buzima bwe, ndetse yari gukunda uburyo ibintu bye biri kugenda bisubira ku murongo. Nyuma rero ku munsi w'icyo gihe James yari ari kwicurangira ku muhanda nk'ibisanzwe, umuntu w'idage yaraje atuma imbwa y'inyara ku gikapu cya James kandi abikora ku bushake. Akibikora rero James byaramurakaje byatari, byatumye ashwana, ndetse n'iby'imirwano bizamo akavuyo kenshi kugeza igihe abapolisi aribo baje kubihoshereza, aho James bahise bamutwara kuri sitasiyo baramufunga. Nyuma rero kubw'amahirwe Val niyo waje kumufunguza, gusa asaba James yuko yamusezeranya ko atazongera kujya gucuranga ku muhanda, ngo kubera yuko baba bamubwiye yuko nibongera kumufata bakamufunga ngo azafungwa byibuza igice cy'umwaka cyose. Gusa n'ubundi James wabonaga yuko ikimuraje ishinga atari ibyo ngibyo byo gucuranga, ahubwo yarakajwe n'uburyo ya pussy ye baba bayihemukiye. Val rero yahise asaba James yuko yagenda akajya gushaka bya binini bya methadone kugira ngo agabanye ibintu by'amahane, arangije ahita agenda kuri farumasi nyine kujya kubigura. Ageze ariko yakubitanye na Betty ari kugura bya binini yanabwanutse, urumogi rwazamutse, ndetse ari kubinywa. Umukobwa amubonye yarumiwe, ndetse yahise yumva agambaniwe byata, ndetse nta nubwo yashaka kumva ibyo James ari kwisobanura. Ndetse kuva icyo gihe James wari wishimye yahise yongera kumera nk'igicibwe kwa kundi yari asanzwe ameze. Kugira ngo arebe yuko yakuba ku buzima bwe rero James birangira ashatse akajobo ko kugenda ajyana ibinyamakuru ku kintu cy'igikampani kinini, ndetse mbere yuko atangira akazi boss we yabanje kumubwira amategeko n'amabwiriza agomba kuzajya akurikiza. Gusa n'ubundi akaza kigatangira, kubw'amahirwe ya pussy ngo ni job irongeye kamuzanira ibironda, ibinyamakuru bye bitangira kugurwa byadanje ku buryo biza kurangira n'umunyamakuru ubonye uburyo no mutipe yitabirwa afite pussy atangira kumusaba interview nyine ngo amubaze ati wowe ni pussy yawe imeze biti. Ibi rero byateye ishyari umwe mu bo bakorana byadanje, ku buryo igihe James bamuguriye ikinyamakuru ahagaze ahantu uyu mugabo nawe ngomba guhagarara, umutipe yahise ajya kumurega aramubwira ataranyinjirira nyine, birangira James bamuhaye igihano cyo kudakora ukwezi kose.
Umunsi umwe rero ari muri ibyo bihano, James yari amaze kurambirwa kubera ukuntu amafaranga ari kugenda amushirana na ya pusi itari gukomeza guceceka. Birangira rero umujinya umwishe, aravuga ati urupusi uri kunsakuriza, ararutuka. Gusa nyuma ahita abona yuko nyine abavuze nabi ku busa, ahubwo ahita yiyemeza gukuramo gitari kugira ngo ajye ku muhanda ariko yakora udufaranga dukeya byibuza agura icyo kurya. Kandi ubwo wibuka ko yarabujijwe n'abapolisi, gusa yagiye acurangira ahantu hagiye hatandukanye kugeza igihe Betty yaje kumubonera, araza nawe amuhereza nk'inama. Ndetse uyu mukobwa wari ubizi neza ko abapolisi babujije James, gusa n'ubundi yari amufitiye impungenge, bimeze nyine nka kwa kundi ukunda umuntu ushaka yuko atajya mu bibazo. Ndetse ibyacu bitagiye gutinda, ibihano bari baramufatiye James byaje kugeraho bijya ku musozo. James yongera kugaruka mu kazi ke ko kwicururiza ibinyamakuru. Gusa rimwe yibereye mu kazi ke nk'ibisanzwe yo gucuruza nyine, hari umuntu w'umugore waje ashaka gutuma James ngo agurisha ya pusi ye ngo ni Bob, ngo ayigurishe umwana we w'umuhungu. James rero yaramuhakaniye, ariko birangira uyu mugore utarashaka kumva oya, batangiye gushwana, barashwana byatari. Ikibuga cya kirangwa cyahise gitangira kumuka gikanga Bob rero, aho yahise imanuka ya pusi iriruka. Hanyuma James nawe ayiruka ari kuyishaka, ariko arayihiga ahantu hose, iyi pusi arayibura. Yaratangiye rero kugira agahinda, yagira impungenge, ndetse urukundo yakundaga ino pusi rwari rurenze ku buryo ari we watangiye kwishyira amakosa ngo ashobora kuba atayitagaho bihagije. Ndetse nyuma ari kuganiriza Val yagize impungenge ku bijyanye na James, aravuga ati ino pusi yatuma umutipe asubira mu biyobyabwenge. Ariko ubwo ku rundi ruhande, amakuru y'uko James na ya pusi ye Bob baba baraburanye aragenda akaba akimenya bose kuri interinete, kugeza igihe ikinyamakuru kimwe kije kubibonera. Ndetse ubwo inyuma nyine haba hamaze gushira iminsi mike, ariko James n'ubu ngubu abatariyakira ngo yumve ko ipusi yayibuze. Bityo rimwe Bob rwose yasohotse mu nzu ye ajya ku batipe bamwe bacuruza ibiyobyabwenge kugira ngo ajye kubabaza niba iyi pusi batarigeze bayibona yinjira nko muri karitsiye zabo. Nyuma rero James agarutse bamukatiye, yagize burya asanga ya pusi ngo ni Bob iri mu rugo yizanye. Yarishimye byatari ku buryo anateruye ya pusi rwose akayihobera ako kanya. Ndetse tutagiye kwizima mu magambo, nyuma Val yaje guhereza James uburenganzira bw'uko byibuza yamara icyumweru kimwe atari kunywa bya binini bya methadone. Ndetse iyo ngiyo aba ariyo stage ya nyuma ya rehab ye cyangwa gukurwamo ibiyobyabwenge, ngo James icyo cyumweru nakimara nta kibazo na kimwe agize, ibiyobyabwenge bizaba byamushizemo fresh. Kandi ya pusi ayifite ku ruhande, James yari ifite icyizere yuko iki cyumweru ari ubusa kuri we. Gusa mbere yuko arangiza iyi rehab, James yashakaga kwanza kujya gusaba imbabazi Betty ubw'amabeshyi yose yamubeshye, yamubwira ko ibiyobyabwenge ntabyo azi. Ndetse Betty nawe wari ufite akantu k'urukundo kuri uyu musore, birangira n'ubundi amubabariye, ndetse akanamubwira ati komera, ibintu kino cyumweru uraza kugicamo. Nyuma rero James cya cyumweru koko yaragisoje, rehab ye igeze ku musozo, ndetse na ya nshuti ye ipusi Bob yari ihari iki gihe cyose. Ndetse nyuma y'ibyo ngibyo ibintu byatangiye kumera neza kuri James, noneho ibiyobyabwenge byari byaramushizemo. Bityo rero Val yarishimye byatari. Hanyuma rero nyuma James agiye kubwira aya makuru meza Betty, yageze asanga Betty ababyeyi be baje nabo bagiye kuzajya babana mu nzu imwe. Gusa Betty ntabwo ibi ngibi bibonyemo ikibazo cyangwa se nko gusezeranaho, ahubwo yabwiye James yuko n'ubundi ashaka azajya akamusura ngaha, n'ubundi ababyeyi b'abazungu nta bintu byatanje. Nyuma y'icyo kinyamakuru cyandika cyari cyarikundiye inkuru ya James na ya pusi ye, cyaje kumwegera kimusaba yuko bakorana kugira ngo bandike igitabo cy'iyi nkuru idasanzwe nyine y'uburyo yabanye n'ino pusi n'ibiki. Badiringa rero. Nyuma James yisubiye mu rugo avuye kuri cya kinyamakuru aho gikorera, yabanje guca mu rugo kwa Papoy, aho se akimubona yishimiye kumubona, ndetse yishimira kumva yuko ibiyobyabwenge yabivuyeho. Ndetse se aranamushimira nawe, aho James yari gusaba imbabazi ngo kuba yarasebeje umuryango nyine agatuma ibintu bitamera neza. Gusa isa akuramo ikofi, akuramo akantu k'agafoto ka kera yari amaze igihe cyose afite mu ikofi. Kumbe uyu se nawe ntabwo yigeze amwanga cyangwa avuga ngo uyu mwana wanjye nagende, ngo ahubwo nawe yahoraga yishyiraho amakosa yumva yuko ashobora kuba ari utaramuhaye uburere, byaje kurangira agiye mu biyobyabwenge. Ibyacu ntibitinda rero, igitabo cya James na ya pusi ye cya mbere cyaje gusohoka, ndetse kigisohoka yawana kiragenda kiramamara byatari ku buryo abantu bari basigaye batonda kugira ngo James na ya pusi ye baze gutanga autographe.
ndetse mu kumurika kwacyo hari haje abantu bose b'inshuti na James, harimo Betty, Val n'abandi bantu bose barabigenzi. Ndetse kino gitabo cyinjiriza James amafaranga menshi, ahita ava mu butindi yibera mu kirere kubera ipusi yitoraguriye ku mihanda. That's what's up. Agafilme kacu kuri uyu munsi rero nakarangire, nizere ko kabashimishije. Ariko guys, nimukaze mwibagirwa gukanda kuri like, share ndetse muratubwira hasi muri comment ukuntu agafilme mwakabonye, biba byemewe cyane. Ndetse ukomeza no kureba ku tundi dufilme tw'inyarwanda ducisha kuri ya channel yindi yacu. Link turaza kuyipininga hasi muri comment. Yeah right. Rero twari The Focus. Until next time. Peace out.